Twongeye kubasuhuza nshuti bene data mukurikiye uyu muyoboro wacu, tuje mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha aho muherereye hose, abatwumva bakudukurikiye mu bihugu bitandukanye cyangwa ku mugabane itandukanye, umugabane wa Amerika, ku mugabane wa Afurika, Aziya ndetse n'indi migabane igize isi. Turabasuhuje cyane namwe abari hirya no hino mu Burundi, muri Congo ndetse n'abandi bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Yesu abahe umugisha. Karibu rero, ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tubafitiye insanganyamatsiko ivuga hejuru y'umugambi w'Imana ku muntu. Umugambi w'Imana ku muntu ni umugambi w'Imana. Hari imigambi y'Imana myinshi itagaragarira amaso, ahubwo tukabona isohoye. No kuba ndiho ubu ni umugambi w'Imana. Iminsi ishize ndayizi, ariko iyo nsigaje sinyizi. Rero uwo ni umugambi w'Imana. Rero tubafitiye insanganyamatsiko ivuga hejuru y'umugambi w'Imana ku muntu. Reka tubaye dusenge kugira ngo dusangire ibyanditswe byera, twiyejeje imbere y'Imana. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana yo kwiringirwa. Twongeye kukwegereza Mwami nyir'icyubahiro kugira ngo dukore ku munwa, ntabwo ari twe tuvuga ahubwo ari wowe uvuga, ntabwo ari twe twiyobora ahubwo uri utuyobora, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka wawe nibo bana b'Imana. Twongere kukwegera Uwiteka Mwami mwiza, twongeye kwereka abarushye n'abaremerewe aho baherereye hose. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, ubabere umurengezi. Ntibyoroshye kuba mu isi, kuko ijambo ryawe riravuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko turakwinginze kubw'umugambi wawe n'icyubahiro cyawe, ukomeze utugende imbere. Turakwinginze Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, tugiye kumva ijambo ryawe, ujyane natwe, ubane natwe, ndetse rihembure imitima y'abadukurikiye. Tugusabye twizeye ngo izina ryawe ryera, amen. Nabasuhuje rero, nabahaye ikaze kuri uyu murongo wacu. Katwihuse, ngewe wenda hari abantu benshi bajya bambaza ngo amazina yanjye nitwa Nsengumuremyi Siridiyo, niyo mazina yanjye. Ni nge tuzajya tubana kuri uyu murongo w'ivugabutumwa, ndetse tubafitiye n'ibintu byinshi cyane tuzabagezaho muri uyu mwaka cyangwa se mu yindi myaka izaza, kuko ntabwo tuzareka iyi nzira y'Imana. Rero reka twihuse dusome mu gitabo cya Esiteri. Igitabo cya Esiteri umutwe wa 6, turahera ku murongo wa mbere turageza wenda ku murongo wa 6. Haranditse ngo, iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera imbere y'umwami. Basanga byaranditswe ngo Moridekayi ari we wareze abagabo babiri mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Ku murongo wa 3, umwami arabaza ati, mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami b'abahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'irembo ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, naze. Amen. Dusomye ijambo musanzwe muzi mwese. Iyi nkuru ya Esiteri mwese murayizi, ariko umwuka wera afite uburyo asobanura ijambo ry'Imana bitandukanye n'uko we waryumvise. Rero Imana iduha imbaraga kandi idufashe gusobanukirwa neza.
mbere y'ibyo byose ndashaka kuvuga hejuru y'umugambi. Umugambi w'Imana ku muntu ugira imbaraga nyinshi cyane, ndetse umugambi w'Imana ku muntu nta muntu ushobora kuyobya umugambi w'Imana. Imana yabishatse we ntabwo yobya umugambi wanjye. Umugambi w'Imana ku muntu akenshi ni ibintu twe tutazi, ni bya bintu urebesha amaso ukavuga ati iki kintu ntibyashobora ko nakwicara kuri iyi ntebe, ukireba mu mateka ukavuga uti njye sinige, nta mashuri mfite, nta muntu nzi, nta muntu wo mu muryango wacu wigeze ukomera, ariko ku mugambi w'Imana ntabwo Imana ibara imibare nk'iy'abantu. Icyo nicyo cyitwa umugambi w'Imana ku muntu. Harimo ibyo umuntu agambira gukorera Imana akabishyiramo umwete n'ishyaka, bikarangira Imana ibimuhaye. Urugero, tuza kuri uyu murongo wa YouTube channel, nibyo nagambiriye Imana birangira Imana ibimpaye. Ariko hakaba n'imigambi y'Imana ihishe amaso y'abantu n'amaso yawe, Imana ikagutungura ukabona birabaye, biri mu masezerano cyangwa se ntibiri mu masezerano Imana yakubwiye. Niyo mpamvu umugambi w'Imana ku muntu ugira imbaraga cyane. Ngira ngo Esiteri, urebye identite cyangwa urebye uko Esiteri yari ameze, ntaho yari ahuriye no kuba umwamikazi. Esiteri urebye amateka ye na identite yiwe, yari umwana w'imfubyi, nta wari umuzi, ariko ararenga ajya kuba umwamikazi. Uwo ni umugambi w'Imana kuri Esiteri. Uyu mugambi w'Imana kuri Esiteri wari ugamije iki? Icya mbere, Imana yari igamije kwerekana ko ari Imana ifite imbaraga, ari Imana ivuga igasohoza. Yari igamije kwereka abantu ko uko amaso y'abantu bareba atari ko yo ireba. Yari igamije gutabara Abayuda, ubwoko bwayo. Ngibyo ibintu bitatu bigaragara cyane muri iki gice. Amateka ya Esiteri niyo twavuze, uyagereranyije n'ay'umwami ntaho bihuriye. Niyo mpamvu Imana, ijambo rivuga ngo ifite inzira igihumbi imbere yawe. Imana ntiyabura aho inyura, ntiyabura aho ica iyo ishatse kugutabara. Ngira ngo hari ibintu bibiri Umwuka Wera yampishuriye. Morodekayi niwe watabaye umwami Ahasuwerusi. Mbere na mbere Morodekayi niwe watabaye umwami Ahasuwerusi. Umwami Ahasuwerusi nawe agira uruhare runini cyane mu gutabara Abayuda. Ibyo ibintu bibiri bigaragara muri iki gice. Morodekayi yatabaye umwami, umwami nawe atabara Abayuda. Ikiraro cyari Esiteri. Umutabazi wa mbere wabonetse muri iki gice ni Morodekayi. Morodekayi yatabaye umwami, umwami atabara Abayuda, ikiraro Esiteri aba ikiraro cyabo. Ngizi inzira eshatu muri iki gitabo zigaragara. Ngira ngo usomye Bibiliya, katurebe mu gitabo cya Esiteri nanone igice cya kabiri umurongo 21. Igice cya kabiri umurongo 21 haranditswe ngo, turageza kuri 22. Muri iyo minsi ubwo Morodekayi ubwo yajyaga kwicara ku irembo ry'ibwami, abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga urugi, Bigitani na Tereshi,
bararakara cyane, bararakara, bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Imigambi yabo imenywa na Moridekayi, nawe abibwira umwamikazi Esiteri, Esiteri aherako abimubwirira umwami. Ku murongo wa 26 haranditse ngo babirabigenzura basanga ariko biri, bombi babamanika ku giti, maze ibyo byandikira imbere y'umwami mu gitabo cy'ubucurabwenge. Babyandikira imbere y'umwami mu gitabo cy'ubucurabwenge. Bishatse kuvuga ngo Moridekayi niwe wabanje gutabara umwami, yicaraga ku irembo. Uru ni urugero rwiza rw'abakozi beza bakorera neza ba shebuja. Ese wowe aho ukorera ujya ugerageza nibura ukabera bosi yawe umwana mwiza ku buryo wazamugeraho umugisha? Mu magambo make, Hamani yaje kwimikwa, ariko yimikwa n'umwami Ahasuwerusi. Hamani yimikwa afite umutima mubi, yimikwa yaramenye ko abayuda ari ubwoko budakwiriye kubana nabwo. Niyo mpamvu umugambi w'Imana ku muntu aba ari umugambi ukomeye cyane. Ibyo byanditswe muri cya gitabo bibikwa ibwami. Hatorwa umwamikazi. Ntabwo dusoma inkuru z'uko Esiteri yatowe, ariko Esiteri nawe umuyudakazi ahinduka umwamikazi, yicara ibwami. Mu magambo make, igisubizo cyawe cy'aho uzicara byageze ibwami. Igisigaye no gutera intambwe ugisangayo. Ni ugutera intambwe, kandi iyi ntambwe uyigendamo ufite ikirere cy'amasengesho. Niba Esiteri yarageze ibwami akaba ikiraro gitabara abayuda, niba Moridekayi nawe byaranditswe mu rwandiko cyangwa mu gitabo cy'ubucurabwenge bikabikwa ibwami, byageze ibwami. Ibyo nibyo byakirije abayuda. Hamani yaje kwimikwa, yimikwa n'umwami, ariko agira ikibazo cyane cy'uko abayuda batajya bamupfukamira, cy'uko Moridekayi atajya amupfukamira, kandi byari itegeko. Icyo niyo kibazo yagize, ashaka icyubahiro, abandi bakamupfukamira, ariko bagera kuri Moridekayi ntamupfukamire. Ariko Esiteri yarageze ibwami, yarabaye umwamikazi. Hari ibanga rero Imana iguhishiye nawe. Hari ibanga. Hari ahantu ugera ukavuga ati ibi bintu birarangiye noneho, ariko hari ahantu Imana yageze kera. Esiteri yageze ibwami, yari ikiraro kigomba kizatabara abayuda. Bigera ubwo umwami asinya inyandiko, abiha umugisha, bisabwe na Hamani, kugira ngo amareho ubwoko bw'abayuda muri iyo minsi, kubera ko bagaragaje agasuzuguro. Moridekayi akoze ikosa, cyangwa yanze kugupfukamira, ariko bishyize ku bayuda bose. Umwami arabisinyira, arangije inzandiko zamamazwa muri iyo midugudu hose. Bimenyekana ko abayuda batagomba kubana nabo, ariko Imana yo mu ijuru iratabara. Hamani nta kindi yari amaze, yazanye umwuka mubi, umwuka w'ubugome, umwuka w'ubwibone. Nta kindi cyari kimuzanye. Niyo mpamvu wowe aho uri wigira ubwoba ngo biracitse, wigira ubwoba ngo sinzajya hariya, uzahajya. Ushobora kuba ubona ufite abana biga za primaire, ubona ati aba bana ntabwo baba abantu bakomeye. Bazaba abantu bakomeye kubw'umugambi w'Imana, ntabwo ari kubw'umugambi w'abantu.
ninde wari uzi ko esiteri yaba umwamikazi? Ntabwo yari azwi, ariko abaye umwamikazi kubera umugambi w'Imana. Reka tugaruke ku ijambo twasomye. Mu gice cya gatandatu, Esiteri igice cya gatandatu, ngo iryo joro umwami yabuze ibitotsi. Umwami yabuze ibitotsi gute? Umwami yabuze ibitotsi kubera umutima w'Imana wari wamanutse kuvugana n'uw'umwami, umwereke ukuri n'ikinyoma. Imana, umutima w'Imana, umwuka w'Imana waramanutse uganira n'umutima w'umwami, ngo abura ibitotsi. Ngo umwami abuze ibitotsi atumizaho cya gitabo cy'ubucurabwenge twarebye, twasomye. Arababaza ati ese, ngo bagisomera imbere ye, basanga handitswe ko Moridekayi wicaraga ku irembo ari we wagize ute? Wareze za nkone zashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Gutabarwa kwa Moridekayi kwari kugeze. Ngo basanzwe handitsweho Moridekayi wabikoze, ariko umwami abaza abagaragu be, arababaza ati ese uwo Moridekayi nta cyubahiro cyangwa ishimwe yabonye ku bw'ibyo yakoze? Abandi bati ntaryo yabonye. Umwami aratangara cyane. Ni gute umuntu yatabara ubuzima bwanjye bwari mu kaga ntahabwe ishimwe cyangwa ntashimirwe imbere y'abandi? Hamani kuko yari yashyizemo ubugome kuko agiye kwica Abayuda, nawe yari aho hafi y'irembo, ari mu rugo imbere. Yaraje gusaba Moridekayi ngo amumanike ku giti cya mikono 30 ngo ahagere. Ngo umwami arabaza ati ninde uri mu rugo? Arabaza ati ni Hamani. Amutumaho, Hamani araza. Ahageze, Hamani agira ngo yaje aje gusaba Moridekayi, agira ngo agiye kumusaba ku giti yari yagishinze deja, avuga ati buriya bagiye kumpa Moridekayi, ngiye kumushyira ku giti mbirangize. Ahageze abazwa ikibazo gikomeye, gisaba ubwenge, gisaba ubunyangamugayo, kandi gisaba ubukristo cyane. Agwa muri uwo mutego ko yari afite umwuka mubi w'urwango. Nuko Hamani yabajijwe ikibazo, abaza ikibazo. Reka dusome hano mu gice cya 6 umurongo wa 4. Umwami arabaza ati ninde uri mu rugo? Kandi uwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu be b'umwami baramusubiza bati Hamani uwo niwe uri mu rugo. Umwami ati naze, aribyo twavuze kare. Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati, aricyo cya kibazo yamubajije, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Icyo ni ikibazo yabajijwe. Uwo umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Kuko umwami yarebye abona Moridekayi akwiriye icyubahiro, ku bw'ibyo yakoze akwiriye ishimwe, kuko umwami yatekereje ko nako byari byo, Moridekayi yatabaye umwami, kuko nta wundi muntu wari wabibonye, nta n'uwanabivuze, nta n'uwabimenye. Nuko Hamani araza. Hamani aje rero yabajijwe icyo kibazo, ariko kugisubiza agisubiza nabi. Hamani yibwira mu mutima we ngo hari uwo umwami akunda kunduta. Ubwo ni ubwibone. Yumvaga ko niba umwami yaramwimitse ari we akunda kurusha abandi, kumbe Imana yamuhishuriye ugomba gukundwa kurusha abandi.
Mu bintu by'Imana rero iyo akenshi ubikoranye ubwibone, akenshi uragwa, kuko ubwibone bubanziriza kurimbuka. Hamani asubiza umwami ati, uwo akunze kubahwa, uwo umwami akunze kubaha, bazana imyambaro y'umwami, umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijweho ikamba ry'umwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware w'umwami barusha abandi gukomera, bayimwambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshereze mu nzira mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangururire imbere ye bati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Amen. Hamani yabivuze azi ko rero bagiye kubikorera. Abivuze byose umwami aramureba aramwitegereza aravuga ati, genda ubikorere Moridekayi, byose uvuze byose ubimukorere. Gutabarwa kwa Moridekayi kuba kurabonetse. Ntibyatinze ko mu nkera Esiteri nawe yasabye ko bamuha igihanga cya Hamani. Hamani aba ariwe umanikwa hejuru ku giti. Nshuti bene data, gutabarwa n'Imana ntibikazemo ubwibone, tujye duca bugufi dusenge. Hari ikirere cy'amasengesho kidufasha muri iyi nzira. Iyi nzira ntabwo wagendamo wenyine, haba hari byinshi biguhiga, haba hari byinshi bigutwara ibyawe, ariko ikirere cy'amasengesho gifungura inzira. Iyi nzira y'amasengesho niyo iguha imbaraga zo kugera ku mugambi w'Imana. Kumenya Imana aho yagukuye no kumenya uburyo Imana yubahwa kurusha umuntu. Ibi ni byo Hamani ishaka ko yubahwa, akubahwa na Moridekayi, ariko Moridekayi aramureba abona yapfukamira Imana yo mu ijuru yonyine. Kadusenge kugira ngo Imana ibane natwe ndetse inadukomereze muri uru rugendo. Hari benshi twacitse intege twirata tukavuga ati, njyewe kwa runaka ntabwo najya hariya, njyewe kwa runaka ntabwo byagenda kuriya. Ibyo ni ibihe byigutwara imbaraga, byikwereka ko uciriritse, ariko umugambi w'Imana urahari. Kadusenge kugira ngo Imana ibane natwe kandi twambike imbaraga. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka byiringiro bizima, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo kwizerwa, nyaguhora ku ngoma. Turasenze muri aka kanya kugira ngo Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, abategereje umugambi wawe, ababona ngo biranze babone birakunze, abacitse intege muri uru rugendo, Uwiteka nyir'icyubahiro ubambike imbaraga, kuko amasengesho ntakuraho ikigeragezo, ahubwo aguha imbaraga zo kukinyuramo. Amasengesho ntakuraho abanzi gusa, ahubwo akwigisha kubana n'abanzi, kandi tukabasengera nabo bakababarirwa bagakizwa. Barakoze Mwami mwiza, komeza ubane natwe, ubane n'abantu kuri uyu murongo w'uru rubuga rw'ivugabutumwa, ubahumurize, wumve ijambo ry'Imana aho ari hose mu bihugu bitandukanye, ubane nawe. Urakoze nyir'icyubahiro, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera. Amen.